Aha, ngira ngo turakomeje. Ni Parek Patrick Ogere and YouTube channels turi gukoresha, abantu twatangiranye turi kugenda twigana gitari, turi kugenda tugira ibyo twibukiranya. Ndabasuhuje cyane abakomeje kunkurikira kuri ino channel. Ariko ubundi bibaye byiza burya hari uwo nafashije yajya ashyiraho comment akavuga ati koko iki kintu naragikoze kimbera cyiza kiramfasha. Ntabwo nzi byinshi nibyo navuze, ntabwo nzi byinshi, ariko bike nzi nshobora kubiguha nawe bikagufasha. Nkuko nanjye hari abantu benshi bagiye bamfasha, bagiye bagira utuntu banyereka. Nshimira nka Faida, nubwo Faida uri umugitariste, nubwo wenda ntavuga ngo twaricaye turaganira aranyigisha, ariko channel ye narayikurikiye, hari ibintu byinshi yagiye anyigisha. Hari aho nize handi hanyigishije, hari n'abandi bagitariste bo tugenda duhura wese, Ferdinand n'abandi b'inshuti zanjye ba Cesar, cyane ndavuga abo twagiye duhurira mu nce za kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Abo ngabo benshi bagiye banyigisha ibintu byinshi, bagiye bampugura. Hari n'ahandi henshi twagiye tunyura twiga gitari. Bigenda burya andi mu mabanga ya gitari ntuzagire uwo usuzugura. Umuntu gitoya azi arakikwigisha kandi ukabona ko bifite icyo bigufasha. Buriya hari ukuntu umuntu usanga wacurangisha intoki zombi, ugasanga udacurangisha ebyiri. Rimwe na rimwe ugasanga ucurangisha ebyiri biraryoshye kurusha ucurangisha zombi. Reka nguhe urugero rworoshye, cyangwa se bombi ukumva biraryoshye rwose. Urugero rworoshye, Nkurunziza buriya yacurangishaga izi ntoki ze. Ubundi izi ntoki ebyiri, izi ngizi nizo zicuranga gitari bita gitari africaine. Gitari africaine iriya yo ukumva umurya kabisa, gucuranga umurya pana byo gustreaminga imirya yose isa n'ivugira rimwe, nabyo tuzabigeraho. Urugero rw'umuntu streaminga ucuranga ibyo bintu ni nka Masabo. Masabo yumvise gitari ye wumva hazamo africaine akayivanga na n'iriya y'inzungu European yo gustreaminga, ukumva nabyo biraryoshye. Ariko ubundi gitari ya kinyafurika, gitari yacu nk'abanyafurika, ubundi ni ugucuranga umurya ukawumva. Urugero wenda ninzagera kuri iriya ndirimbo ya uko nagiye i Bugande ya Nkurunziza, nkagera kuri iriya ndirimbo izuba rirarenze, uzagenda nzajya mbaha agace gatoya bicurangwa kimwe, bacuranza akambere bacuranga n'aka kabiri ukayirangiza bamenye lyrics zayo zose. Byo ni ibintu bisanzwe muzabibona. Hanyuma gitari africaine ni uko icurangwa n'izi ntoki ebyiri ahanini rwose. Uzabikorera ubushakashatsi uzabibona. Naho izindi gustreaminga ushobora nanone gukora icyo bita arpege. Niyo ikenera izi intoki enye. Iyo rwose arpege iyo ushaka kwicuranga neza ukoresha aho ngaho naho c'est ko nukenera gucuranga arpege uzazikoresha, ariko ubundi gucuranga ibindi bisanzwe ho ukenera izi ntoki ebyiri cyane. Aha, turakomeje rero. Ubushize nari naberetse ya makoro atatu yibanze atangira, ngenda mbereka n'uturirimbo tumwe na tumwe wacurangaho. Nzabereka n'utundi, nzagira indi session yo kubereka utundi wenda bitewe nuko hari andi manota nongeyeho ariyo ngiye kukwereka. Hari andi manota nyuma yariya nayo ari muri accord simple, nayo yoroshye, ariko byaba byiza uyize umaze kumenya ariya atatu, kuko agenda yungikana, agenda afatikanya, ukumva ni ibintu biryoshye pe. Ayo manota rero niyo tugiye kureba nonaha. Ndabizi niba twaratangiranye. Fata inota rya do, akoro ya do. Twahageze do. Nongere nkwibutse ko kugira ngo bivuge neza usa n'uwigira inyuma ugashyiramo ya hango. Hanyuma nongere nkwibutse ikintu cyo kudasenya izi ntoki ebyiri. Igihe cyose ugiye gucuranga amanota ari muri akoro ya do fa sol, ayo makoro, izi ntoki biba byiza iyo uzijyanye. Hanyuma bisaba imyitozo kugira ngo ukomeze ugende kuri iyo ritime. Bisaba imyitozo kugira ngo umenye guhinduranya intoki. Niho gitari igoranira abantu bakavuga ngo irakomeye, ariko iyo ubihaye umwanya, iyo ubikunze, iyo ubikomeje biraza. Ntucike intege gusa. Hanyuma umaze gufata inakoro ya do, ngiye kukwereka inota ryoroshye cyane. Inota ryoroshye kabisa. Uzi do, iri nota riroroshye pe. Uti kuki? Dore fata do,
noneho uru rutoki rwa gatatu, uru rutoki wowe rumanureho, rwari rufashe umurya wa gatanu rufatisha umurya wa gatatu mu kazu ka kabiri, umurya wa gatatu mu kazu ka kabiri. Ni ukuvuga ngo muri aka kazu ka kabiri urabufashe imirya ibiri, urabufashe uyu wa kane n'uyu wa gatatu. Uru rutoki rwawe rufashe uwa gatanu bari rwumanura rufate uyu murya wa gatatu, hanyuma rwa rundi rwa kabiri nk'uko warufashe do utagira ikintu uhinduraho. Noneho fingerstyle uri gukoresha cyangwa garatoma cyangwa fingerstyle ni ubu buryo ucuranga cyangwa uburyo nibwo bita fingerstyle cyangwa garatoma, ubwo koresha ubwo ushaka, ariko jyewe uburyo nzi bujya bunyorohera ni ubu ngubu, ari nabwo nakwita bw'ibanze burya. Umaze kubigenza gutyo urumva ukuntu bitandukanye. Warufashe do, ndavuga izina, aha, do, ra, iyi ra ni ra mineri, subiriramo ngo mineri, ra mineri, do, ra. Wabifashe, warufashe do isanzwe, uru rutoki uru nguru urarumanuye urufatishije umurya wa gatatu mu kazu ka kabiri, nta kindi uhinduye ku nota rya do. Ra, j'ai choisi une femme, laquelle femme, aha, iryo nizere kuri mwe. J'ai choisi une femme. Ako ni akantu nari nkumvishije kugira ngo wumve ukuntu bihinduka. Dora kwari ukugira ngo wumve iby'umwuka abwira amatorero. Ratwa uburira abanyabyaha banze kureka. Ku bazizi baragenda bazumva ukuntu ra mineri nayo ihita ikora. Hanyuma hari irindi nota nshaka kukwereka naryo ryoroshye. Fatira ya koro ya sol, ya G code. Sol uko ifatwa, uru rutoki rwa kabiri rufata umurya wa gatanu, uru rwa gatatu rufata umurya wa gatandatu, aka ngaka gafata agahera gafata uyu murya wa mbere hasi, hanyuma agahera ko gakureho, agahera ke kugira ikintu gafata. Hanyuma noneho usigaje ufashe imirya ibiri hejuru. Izi ntoki ebyiri izi nizo zifashe, izi gusa nizo zifashe hano hejuru. Noneho nk'uko wabikoze kuri do, uru rutoki uru nguru uru hita uruzana urushyire munsi y'uru nguru, urushyire munsi y'uru mu kazu ka kabiri. Ubwo uraba ufashe umurya wa kane, umurya wa kane mu kazu ka kabiri. Urwa kabiri rufashe umurya wa gatanu mu kazu ka kabiri, uru rufashe umurya wa gatanu mu kazu ka kabiri, uru narwo rufashe umurya wa kane mu kazu ka kabiri. Please, nuko negereye ya fretboard twavuze duti ugomba gusa n'uyegereye kugira ngo amanota avuge neza, ariko uru rutoki rufashe mu kazu ka kabiri. Hanyuma noneho gucuranga iri nota, urahera iri nota ukuntu ricurangwa biratuma nza gusubira no kuri ya ra gatoya. Ukuntu iri nota ricurangwa, urahera ku murya wa sol, uracuranga nk'uhera ku murya wa sol. Nuko nguko iri nota rivuga. Iyi ni mi majeri. Mi mineri nayo tuzayibona iroroshye, ariko mi mineri nayo nshatse nahita nyikwereka. Iyo ikintu uhinduraho, uru rutoki rwa kabiri urarufatisha umurya wa gatatu gusa mu kazu ka mbere, umurya wa gatatu.
n'iyi mineri nuko ivuga. Iyi ngiyi ni inota uheraho ugiye gucuranga. Nagenza amajoro nuko ndi kwanga kukwereka andi manota kuko tutarayabona. Nimitaga naraye nakoze nangoyindiho niriwe munga nambara. Ibyo tuzabibona, ni ibintu nabyo bicurangwa bigaragara. Ubwo nkweretse amanota ngahe? Abiri yiyongera kuri ya yandi asanzwe. Please na ya ra mineri nakweretse. Ra mineri nayo uyicuranga umuryo uheraho ni uwo wahereyeho ucuranga do, ni wa muryo wa gatanu n'ubundi. Ntabwo uhindura ahantu do ra nanga do ra, na ya mi urahera kuri wa muryo wa sol, nta kintu uhindura. Hanyuma nihuse ndumva nabashimira mugakora subscribe, mugasharinga, mukarayikinga, ibindi tuzajya tuvugana. Iri ni isomo nari nabateguriye uyu munsi, murakoze.